tuguhaye ikaze wowe wakoze subscribe kuri Take One. Ni ikaze rwose aho uherereye hose, waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'u Rwanda, aho uherereye hose reka twizere ko umeze neza cyane. Reka dukomeze ndetse turagushimire ko ukomeje gukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru ndetse na buri kimwe cyose kinyura kuri Take One. Reka tugushimire muri rusange, tukubwira ati rwose ni iby'agaciro kuba ukomeza kubana natwe uko bukeye nuko bwije. Reka rero aka kanya ni inkuru itunguranye, ni inkuru itugezeho aka kanya. Ni inkuru yanditse ku gihe.com, ikinyamakuru igihe.com nicyo cyanditse iyi nkuru, kivuga ko itorero cyangwa se Ministeri ya Grace Room Ministries yahagaritswe, yariyobowe n'umushumba Juliene Kabanda. Iyi ministeri ikaba yahagaritswe, yambuwe icyangombwa cy'ubuzima gatozi. Ni itangazo risohoye mu kanya n'urwego n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB cyangwa se Rwanda Governance Board. Iki ni cyo kigo gishinzwe no kugenzura imikorere ndetse n'imibereho y'imiryango ishingiye ku myemerere. Uyu muryango rero ushingiye ku myemerere Grace Room ukaba nawo wari ufite icyangombwa cy'ubuzima gatozi, wari wemerewe gukorera mu Rwanda, ariko icyo cyangombwa kikaba cyateshejwe agaciro bitewe n'amakosa yakozwe n'abayobozi b'uyu muryango. Rero ushobora kwibaza ngo ese bitewe n'iki, bigenze bite? Ese byatewe yenda nuko bari bamaze iminsi basengera muri arena, iminsi mubabona basengera muri arena bambaye imyenda y'imyeru, ndetse byarateje ibibazo byinshi cyane. Abantu benshi cyane bibaza ati se biriya bintu ni ibiki barimo, si amafaranga abantu bashaka kurya, ni ibiki? Abantu benshi cyane babyibazaho. Gusa ibyo byari bimaze kujya ku ruhande, ariko RGB nyuma yo gukora ubugenzuzi yasanze hari amakosa yakozwe, akaba ari nayo yashingiyeho ibambura icyangombwa cy'ubuzima gatozi. Ndagira ngo rero mbanyuriremo muri iryo tangazo, mubanze muryumve neza uko itangazo risohowe na RGB rivuga. Itangazo ritangira rivuga ngo kuwa Kigali kuwa 10 Gicurasi 2025, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruramenyesha abantu bose ko rwambuye icyemezo cy'ubuzima gatozi Grace Room nka ministeri ihuriwemo n'indi miryango kubera kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Grace Room yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga bikaba bihabanye n'ibikorwa ndetse n'intego z'iyi ministeri nk'uko bigaragara mu mategeko shingiro yayo. Imiryango yose yanditswe na RGB isabwa gukora ibikorwa bijyanye n'intego zayo, kandi ikagenzura neza ko ibikorwa byayo byose bijyanye n'intego nyamukuru yagaragajwe mu gihe cy'iyandikwa. Gukora ibikorwa binyuranye n'ibyasabiwe uburenganzira bituma hafatwa ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi, harimo no kwamburwa icyangombwa cy'iyandikwa cyangwa cy'ubuzima gatozi igihe bibaye ngombwa. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ruributsa imiryango yose ishingiye ku myemerere ko igomba guha agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi yahawe no gukurikiza ibiteganywa n'itegeko ndetse n'amabwiriza bigenga iyi miryango. Iki gikorwa cyo kugenzura ko amategeko n'amabwiriza byubahirizwa kizakomeza mu rwego rwo guteza imbere umuco wo kubazwa inshingano no gukurikiza amategeko mu miryango ishingiye ku myemerere. Umusozo nuko rero itangazo rihagarika cyangwa se ryambura icyangombwa cy'ubuzima gatozi itorero cyangwa se ministeri yitwa Grace Room ihagarariwe na Juliene Kabanda. Nuko itangazo riravuga ko rwose ubu itorero Grace Room Ministries ritagifite icyangombwa cyo kuba ryakora nk'itorero risengerwamo. Itorero ubundi musanzwe muzi ko riyobowe
na Pasiteri Juliene Kabanda kubera kutubahiriza rero amategeko nk'uko yari yarabisabwe ndetse nk'uko yari yandikisha itorero uko yasabye accreditation yandikisha iri torero. Ntabwo rero ari cyo kintu yaje kuza gukora, rero yaje kuza kurenga ku mabwiriza. Nyuma yo kurenga ku mabwiriza rero nibwo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rwafashe uyu mwanzuro. Maze iminsi rero iri torero ritavugwaho rumwe n'abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bibaza ese iri torero mu by'ukuri koko ni Imana rikorera cyangwa se ni abantu benshi cyane barushaho no gushinja abayobozi b'iri torero gukorana n'imyuka mibi. Mwagiye mubona tweets zigiye zitandukanye aza bamwe mu ba influencers bagiye batandukanye kuri X ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga. Ariko mu minsi mikeya nanone kubera ubuhamya bwagiye butangwa nabwo bugatuma abantu bibaza ko muri iri torero hari abatanga ubuhamya bavuga ko bagiye bakira indwara zikomeye zimwe tuzi zitabasha gukira nka sida, amakanseri. Abandi bakavuga ko rwose bagiye batanga ubuhamya bugiye butandukanye ndetse ubwo buhamya rero nabwo ukumva buteye kwibaza ko ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Rero iri torero ryambuwe icyangombwa cy'ubuzima gatozi mu rwego rwo kugira ngo ndetse n'andi matorero yose birebereho, kuko hari amatorero menshi aba yarabwiwe ati mubigenze gutya, yenda mubigenze gutya, kuko hariho gahunda y'uko insengero zose n'amatorero n'indi miryango yose ishingiye ku myemerere idafite ibisabwa cyangwa se idakurikiza ibisabwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere, kuko hari ibisabwa bagomba kuba bujuje. Rero utujuje ibisabwa iyo miryango yose igomba guhagarara. Uyu rero nawo ukaba wari mu miryango itujuje ibisabwa, ariko hari ibyo wari warasabwe mu rwego rero rwo kugira ngo bakomeze gukurikirana neza ibyo basabwe babishyira mu bikorwa. Byaje gutuma hari amakosa akorwa, byatumye rero haza kubaho no kurenga ku mategeko shingiro yari yanditse ubwo bajyaga gusaba icyangombwa cy'ubuzima gatozi. Collaboration letter rero bari barabahaye, ubwo bivuze ko iyo leta ishobora kuba yataye agaciro. Ubwo ngo nibakenera kongera gukora itorero no kongera kubisaba bundi bushyashya. Rero nyuma y'iri tangazo rero nta kintu na kimwe abayobozi ba Ministries bari batangaza, ariko ubwo ni bagira nicyo batangaza dushobora kuba yenda twata tukibagezaho byihuse. Gusa icyo urwego rw'imiyoborere RGB kirumaze gutangaza nicyo cyuko umuryango cyangwa se urusengero rwitwa Ministries, urwo rusengero rutakyemerewe guterana kuko rudafite icyangombwa cy'ubuzima gatozi kikaba cyateshejwe agaciro. Icyo cyangombwa rero cy'ubuzima gatozi cyateshejwe agaciro, murabyumva. Ntabwo gahunda yose y'amateraniro muri rusange bari bafite muri iyi minsi, gahunda yose ko ariteguye, ubwo no kuvuga ngo irahagaze. Bari bafite gahunda rero yo kujyayo, bimenye ko ubu nta materaniro kuri Gracelom ari buze kuba ahari. Reka rero tubashimire mwese mukomeje kudukurikira ndetse mukunda n'ibyo dukora. Tubabwira ati kanda subscribe aho hasi, share, like na comment kugira ngo tujye turushaho kubana 5 kuri 5 buri ko dushyizeho ikiganiro ntikikajye kigucika. Mukomeze rero mugire umunsi mwiza ndetse muhaye murongo.